ndi umuhungu wa Rugabugaba kandi akagabira ntawe umugabira w'uganza atiyambaje ingabo. Ita kuvuga neza mana n'ibihunge twebwe abo wagiriye neza turi hano turagushima. Muraho nshuti bakunzi ba Happy Family Rwanda, uyu munsi ngira ngo murabibona ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe iburyo bwanjye ndi kumwe n'umuvandimwe muraza kumubona, hirya yanjye naho hari undi. Ngira ngo uyu munsi ntabwo byoroshye, tugiye gukorana ikiganiro muraza kumva bimwe mu buzima bwabaranze, hanyuma uyu nawe ni umukomediye muraza kuganira arababwira byinshi cyane. Ngira ngo ntatinze twatangira. Yamana Ngira ngo wabwira abantu bakurikiye Happy Family Rwanda ikikuzanye hano kuri kamera za Happy Family Rwanda. uyu munsi ni insazi rero tuhuza abakunzi ba Happy Family Rwanda, sibyo by'umwihariko nyine abantu badutekerezaho bya buri munsi, ariko uyu munsi nyine ndumva ntazi tu, uyu munsi ndumva ntazi. Urumva utazi? Ndumva ntazi tu. Haraguru yanjye murahabona umuhungu mu ishati ya kake mu ikabutura ya gisirikare, niba aba muri Nyungwe ntubimbaze. Ngira ngo wibwire abantu bakurikiye Happy Family Rwanda. Ni boyfriend nk'ibisanzwe. Ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunganega impangu mpangara murinzi impinga sinjya mpunga muhahagi nubwo ubutaha ari nka toyi. Ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwese umwere ntabimwera nta n'umwate wo komwaza ndi umwami utari umwana, ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wa wamimwe kwitama. Ndi igitipe cy'imiterere abatoto nimufatireho dore ibituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani aho batetseho nkatera yo sinakatira kuko anytime mba ndi butamire kaba umugabo nyamugabo w'ibigango bitagira ingano. Ndi umuhungu w'iburere wabo w'ibirayi biraha n'ibirara babiri b'iburaya barira baririmba bibarutse abahungu bahanga muramuhanga mu buhanga kandi tuzi ko muhanga bavukana atatu y'ubuhanga. Aho batetse akatirayo. Mukurikiye Happy Family Rwanda niba mutetse mwitege ko agiye barakatirayo. Ariko izo hip hop ze zica he? Hip hop zawe turaza kubimenya. Nakubaza wowe ni iki waje gukora hano kuri Happy Family Rwanda? Happy Family Rwanda hano ni mu rugo murabizi, sibyo? Abanzi hano kuri Happy Family ntabwo ari ubwa mbere, sibyo? Ndi umusangwa mbese. Aha ni mu rugo. Ndagira ngo kano kanya ubwira abantu bakurikiye Happy Family Rwanda, basanzwe bakuzi nk'umunyamakuru, ariko ndagira ngo kano kanya ugira icyo ubwira abantu. Wibanteza nyabone. Ntabwo ari ukuba guteza, ndagira ngo babwire icyo waje gukora hano ngaho. So icyo naje gukora rero hano, murabizi uyu mwaka wa 2025 ni umwaka ku bantu simbizi ntabwo, ariko ni benshi. Hari umwaka hari ibitaragenze neza muri uyu mwaka. Ibitaragenze neza ku buzima bwacu. Ku buzima bwacu. Yes. Mu kanya uraza kubitubwira. Boyfriend Patrick Karame, numvishe bari kukuvuga. Uri kumva waje mu kiganiro umeze ute? Muri make umerewe ute? Mbo ndishimye. Nari mbakumbuye abantu bo kuri Happy Family. Nongeye kuhashika rero ndanezerewe. Uranezerewe. Mbabariza muri rusange, gusa kunsubiza muraza guhera ibumoso bwanjye mukurikizeho iburyo bwanjye. Ni iki muzanye hagati muri iyi minsi? Usanga mu biganiro byinshi abantu bakora baba bafite intego bariho, siko bimeze. Abandi ugasanga muri filime bakina bafite intego. Mwebwe uyu munsi ni iki muzanye? Nahera kuri wowe uri ibumoso bwanjye. Icyo tuzanye rega ntago mbanshona kuzana muki kuzana hari ukuzana ibira. Ibyo mukora muba muri show. Okay, iri ibyo kuzana hano, ibyo kuzana hano bari byinshi cyane. Sibyo gusa wenda hashije igihe umuntu nyine hari byinshi yararimo bitaratungana neza. Ariko ndakeka none umuntu yajaje umuriro ku muriro, sibyo? Tugiye kujya tubaha noneho show z'amateka. Ntago tukiri hahandi nyine bari badukeka twari tutarihugura. Mwari mutarihugura. Mbo baba hari inkuru naje kumva muri iyi minsi ngo wagize gutya baguteka mu ntuzi. Ariko byero baragufashe baragushira muri twa tuderi barakujyana. Wasangiza abantu wari wazize iki? Ese hariya muri iriya nzu ijyanwamo abantu b'abagabo bakoze ibyaha bitandukanye, weho wari wazize iki? Gira icyo ubwira abakurikiye Happy Family Rwanda bafite amatsiko yo kumva uko wari umeze. Wowe wari ubizi? Nadusangize n'abakurikiye Happy Family Rwanda. Dore nawe urasara cyane.
njyewe sibyo hariya hantu navuyeyo sibyo yego ariko nyine kujyayo wenda ntabwo byari induru cyane ntabwo ari induru cyane urabizi nyine ubuzima tubamo abantu nyine duhora twangara ku gasozi sibyo ubundi ngiye niyise switi doga sibyo imbwa y'agasozi imbwa y'agasozi ifatirwa aho igeze aho ariho hose sibyo rero icyakujyana hariya iteka n'iteka njye mba numva watsikira hano bakagutwara gusa bwo ni ibanga ntabwo njye mbabwira ngo nazize iki ngiki gusa nyine hashije iminsi sibyo itari mike nayo ndi ku ishuri wari uri ku ishuri nayo ndi ku ishuri amaze kutubwira ko ari imbwa y'agasozi siko bimeze ndagira ngo noneho icyo bakujyaniye ni ibanga ndagira ngo ubwire abantu ko wasanze hariya hirya uko byari bimeze ni insozi ni insozi hariya hirya ikintu cyo nyine nakuyeyo sibyo na byinshi cyane wenda nshaka gusaba abanyarwanda baba badukurikiye hariya hirya hariyo ubuzima nyine bubabaje hariyo ubuzima nyine buteye ikibazo ukuntu nanze kuvuga ibibazo byanjye wenda ngo icyanjyanye ni iki ariko nshobora kuvuga iby'abandi nasanze ntacyo dusangize urumva hari ahaboro nyine ngo ni mu igororero sibyo yego ako nyine hariyo stori zibabaje urubyiruko nasanze ari twebwe twiganje mu gihome nyine nasanze ari twe benshi kurusha abandi bantu nyine icyo kintu cyanteye kwiga kuko nagezeyo ngiye nisanga ngerayo nyine banyakira neza nyine hari ukuntu ugerayo nyine bakamanza bakakubwira ati dutemo uvuye ku isi aho hanze se bimeze bite sibyo manza wibwira abafase nyine nk'umuntu umeze neza uko wiyakeye rero nibyo bituma nyine baguha nk'amanota sibyo hari ukujyaho bakakubwira ati turirimbira indirimbo iri hiti tubwira amakuru ari kuvugwa hanze kuko twebwe turi hano ntabwo tubizi sibyo rero urumva ibyo bintu urabizi nyine showbiz ni yanjye ndabikunda sinzi nimba mbizi ariko ndabikunda gusa uko nagerageje byatumye banyakira ukundi byatumye rero nganira n'urubyiruko rwarimo sibyo urubyiruko nkarubaza amakuru ase wenda ngenda ziriki wowe uraziriki nkamenya amakuru ya bamwe muri bo gusa icyaje kumbabaza cyane ni uko naje gusanga 90% urubyiruko ruri muri gereza aka kanya ari uruzira ibiyobyabwenge ibyo bugarije igihugu cy'u Rwanda ariko twe nk'urubyiruko ibiyobyabwenge tugomba gufata iya mbere tukabirwanya kugira ngo turwanye urubyiruko rwijandika mu biyobyabwenge siko bimeze biragoye wenda sinzi wenda ku kantu njye nimba tukagendanaho ubu ngubu erega kujya muri biriya bintu si uko hari benshi cyane badukangurira ngo ibyo gukora birahari ariko 90% y'ababivuga sibyo uba usanga nabo ntabyo batanga uba usanga nk'ubu ngubu hari umunsi tudakangurirwa gukora hari umunsi tudakangurirwa kwiteza imbere no ku maradiyo bihora binyuraho no ku maradiyo ase wari wumva watanze nimero ngo mumpamagare hano muze mbaha akazi uretse ko batubwira ati turakora ibi ibitakuvuga neza ngo twari turi hejuru boyfriend hano mu buzima busanzwe ntabwo yigeraga aririmba ngo ibitakuvuga neza ariko ageze muri gereza aririmba ngo ibitakuvuga neza umenya Yohani icyo yavuze muri Bibiliya ntacyo wari uzi gereza irigisha niryo shuri ubundi sibyo rya mbere nkeka niryo shuri rya mbere ribaho kadukomeze bakunzi ba Happy Family Rwanda uyu munsi ngira ngo muri kubona ko bimeze neza nakwibariza rero njye mbaza ndi hano kuza wambwiye ko witwa ngo imbwa y'agasozi naherutse ujya muri gereza witwa Kababa ubwo muri make ibyo wazize hari aho bihuriye n'imbwa y'agasozi wenda ni uko nyine wenda njye nabivuze ukundi sibyo nabuze ukuntu nyine nabisanisha n'ubuzima wenda njye mba nshaka kugaragaza sibyo bwanjye imbwa y'agasozi kwita imbwa y'agasozi sibyo
ni nk'iki, ni nko kuvuga wenda abantu sibyo twe